hangana Icyo abana banjye we ntacyo baho yanapfuye DJ kamwe nimero za papa uzabwiye ngo ngiye gupfa zabatware nzandike ndazira muri telefone ntabwo nzizi mu mutwe mwana zanti zanti Yes, kanizere ko ukomeje kumererwa neza cyane mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi ndabasuje cyane mwe mwese mwakoze subscribe kuri 50 turabashimira cyane ibitekerezo mugenda mutugezaho umunsi ku munsi muri abagaciro kuri twebwe ndabasuje cyane mwebwe mu majyepfo mu majyaruguru uburasirazuba n'uburengera bwaryo amajyepfo amajyaruguru uburasirazuba n'uburengera bwaryo turabashimiye cyane abo mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu turabasuje cyane diaspora muri rusange mwebwe mwese mudukurikirana umunsi ku munsi muraba agaciro kuri twebwe niwebwe mutuma tubagezaho ibiganiro byacu bya buri munsi tubashimira n'ibyo mugenda butubwira impande n'impande mwebwe mudukunda turabashimira cyane ariko nanone nawe mutwangamwe munza satara ashaka ko mugomba ko muba murimo so hano kandi muri karitsiye zo kwa Shania afite ikibazo gikomeye cyane umuntu yamamagara arambwira ati Shania ararembye ameze nabi se ameza ati byagenze gute ubundi arwaye iki tugiye kugenda tugereyo tujye mu gipangu tumuganirize mu minota mikeya turebe icyo arwaye nibiza kuba ngombwa turashaka uburyo yanagena kwambuka ko umuntu yarembye cyane murabizi neza ko yifasha muri no minsi nta mugabo afite ari kuba wenyine afite inshingano zo kurera abana babiri batandukanye ntabwo babyoroshye nk'umudamu wenyine kuba ufite inshingano umugabo yarahunze inshingano wowe ukaba ufite inshingano zo kuba uri umugabo ukaba n'umugore ukarera abana babiri harimo umwana umwe wiga n'undi wo ukiri kwibera tugiye kugenda tugereyo turebe ko byifashe tumuganirize mu masegonda make nimero yanjye 07 813 685 8 nimero yanjye kuri WhatsApp nyandikira umpamagare tutumikirane ibintu bigende neza cyane nyamuneka mwebwe mushaka gukora ibirori bigiye bitandukanye nimero yacu biri ku biganiro byacu bya buri munsi amafoto anniversaire tubakorera amafoto ameze neza cyane ndetse na video zimeze neza cyane tugiye kugenda tugereyo nimo hano imbere cameraman ubwo raza gushaka uburyo dushaka buryo twinjira dushaka kugeraho tugasanga abantu bangamiwe no kuba babonye kamera tugereyo turebe uko byifasha hano barambwiye ati mujyana ikinyabupfura rero uyu munsi turagikurikira cyane muraza kwihangana ijwi ryanjye gripe zabaye nyinshi cyane kwera ivumbi ryinshi ariko turaza kubigenda na gake cyane cyo nuko mvuga mu kanya mva nta kintu twagiye ngo nkuko nababwiraga mbere dutangira nababwiye ko ngiye kureba Shania aho ari mu rugo tumusanze mu rugo aho ryamye hanze yateye agakeka hanze n'akamatera avuga ati kambe nduhukira hano Shania ndagira ngo ugerageze wipfukureho gakeya kandi iyi mikoro yo iraza kwifatira ibyayo urumva umeze ute danje ndetse byatangiye ryari byatangiye ryari maze nk'iminsi ibiri byatangiye wumva umeze ute banagiye kwisukisha mvuyeyo umutwe uranjyengera ngo nibyandi byo gusukwa angije biro nkajya numva bimanuka no mu ijosi bindya gusa umutwe ntabwo bikindya cyane ahubwo ngo ndarandya umva ni ibintu biri gucagagurika Yesu we none se weho ukimara kuva gusuka nibwo ibintu byatangiye wumva mu mutwe urariwe nshaka no kujya kwiyogoshesha urangije uvuye gusuka we Yesu no turabimye byari biki koko we ihangane we ni nk'ibyuma biba bikatamo ibintu se n'ubwa mbere bikubayeho ubwa mbere ese mana we abana zibari he umukuru ari mu nzu mutoya yari anavuye ku ishuri none umukuru bambe umukuru ni avuye ku ishuri
atararyamye mu nzu. Mbese nyuma y'uko wenda ahantu nagusanze urimo guhinga, nyuma y'uko dutandukanye, ibyo niko byabaye cyangwa byabaye n'ubundi hashize nk'iminsi? Bisa bimeze nk'ibise birandya byashira akanya bikarekeraho. Ntabwo ndabasha kuva umuturanyi uza mu gitondo akansobanura amatera akayishyira hanze. Narateka akatuzanira. Ntabwo abizi. Kibaba we wowe ndapfuye ndicuwe. Uryo cyane. Nuko nirirwa ko ndara. Ejo bampaye amakara ngo nywe, umuturanyi yampaye amakara ndayanywa, ariko nabwo byaranze. Ukurikije nk'uko wiyumva ntabwo nzi ibyo ari byo. wumva iyo indwara ubwa mbere urwaye? Yego. Mama we yakwisigira abana. Humura nta kintu sibyo byo kukomeye kandi nta kintu. Uza abana banjye bazarerwa nande. Ndapfuye dije we. Nta cyuba ukuri ngo Imana ndapfuye. Ihangane nukuri pe, nta kintu ugomba kuba, ndabizi neza sibyo. Ihangane ntacyo ugomba kuba. Abana barabizi batazakubona urimo rukurira ahubwo. Uzi ibi bintu ni umuntu wansutse yabinereje. Nese wisukishije agana Yesu ubu muri saro. Arjoye mufitanye so umuntu nsigaye nanaryama nengeze mumfasha agatotsi, arata ibintu bibicikagurika. Kome ntibabidije yo gutuma nisigira abana. Nese hari umuntu ufitanye ikibazo muri Dusanze? Nawe ndapfuye n'izina ry'Imana. Ije n'ubwo nigira gupfa wizigira abana. Ihangane abana banjye we ntacyo ubaho. ndapfuye dije. Kamwe nimero za papa uzababwiye ngo ngiye gupfa zabatware. Nzandike ndazira muri telefone ntabwo nzizi mu mutwe. ihangane pe. Ana nizo ngizo. Humura ntacyo ugomba kuba.
ngiye kanze nzishyiremo wenda mwandikire kuri WhatsApp. Tugiye gupfa yeza umuntu atwara abana bawe zapfira mu nzu njyenyine bagasigara bonyine. basi hanga ukomeza kurapfa kandi ugenzi ko ugomba kumenya neza sibyo DJ baro n'abagome none se urakeka ko ari ndushobora kwa koze ibintu ngo mbizi ntabwo muzi nose wa mukobwa yigeze yongeye kugaruka hano oya yongeye kugaruka oya wa muhuzo yaragarutse oya ngo bigeze bazi nta n'umuntu yabadejewe napfuye icara hano oya nicanga nakwica icara hano DJ oya nicanga urusumva nakwica oya icara hano ntakibazo ndapfuye wewe nsikamiraho cyane basi Nese mba bikubya nk'inzoka basi oya ibintu bikatagura mu mva maragiye gushwanyuka mwana we barozi ntibabe we murakira pe apfa n'ukuri kwe mana we mana we ubuzima buri kuncika mwana janti zana uyu mwana ntacyo mwana hari ikintu kiri mu nda none se wa muhungu igeze agaruka byibuze ngo agire ikintu azana awe ntabwo ageze agaruka sicewe mu nda aracyakurya se ihangane tubigenze gute mwana ku muntu agiye kuducisha gusa iyo ndetse nk'uko abatujeho gake nibyo byakuryaga mu bikingiye cyane ariko ahora ko nta kintu kisohoka ndaruka bikanga ikibazo nuko nta n'ikintu warire urumva unusi kurya byo urabibasha basi ntabwo bibasha nubwo wawe n'imiterere utariye ntabwo wafata nta kintu yakumarira ibyo ugerageza urya dukeya basi nta kibazo ntabwo byose byagaruka hasigaramo dukeya mu nda mana we ni ukuri pe ihangane kandi ugomba gukira sibyo wowe byizere ko ugomba gukira DJ njye kwisigira abana ni ukuri ntacyo imana pe umwana iyo abonye urimo kurira kuri iyi nawe ubwe bimutera ikibazo buriya ntashobora kubwira ngo mana we ufite ubwishingizi mituweli urayifite irahari kirongeye we ihangane nicyo wicaraho ndapfuye ndagira igifasha aha mana bigenze gute koko oya ntacyo humura ntacyo birarekeye se basi
rero ntabwo musasi njye sinzi icyo navuga ibyo muri kubireba muri kubirebesha amaso. uyu ni umudamu ufite inshingano zo kurera abana babiri wenyine nk'abantu mu koko. uzi ikintu nkora pe ntacyo humura ihangane pe ihangane ntacyo uri bube humura pe humura turakoresha uko dushoboye kose tugomba kurangira sibyo. humura 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 pe humura urakira sibyo. oya humura ugomba gukira sibyo. ntacyo uba pe humura abana baracyagukeneye nta hantu ugomba kujya. Imana irabizi neza ko ari ububari urumva ntabwo agomba kuba urupfu sibyo. humura sibyo wishyiremo icyizere ko ugomba kubaho sibyo. humura ntacyo uri bube ishyiremo icyizere ko ugomba kubaho sibyo. nakubaho nako aye rero kiba cyagiye ndijanye kwa muganga bari ikintu bamfasha icyizere tumujyane kwa muganga kugira ngo ibintu bigende neza sibyo. nshaka uburyo wabagara umushoferi reza sibyo ko yamujyana kwa muganga. humura ntacyo bari humura icyo hano mwana we napfuye yewe nizigana we yewe ndapfuye. humura ntacyo ugomba humura kagame hamagara wa mushoferi aze hano hafi turebe ko twamugeza kwa muganga byihuse. yewe ndapfuye we ndikubona nta kindi kintu mbona cyane ngaho usibye wenda ubutabazi bw'ibanze akaba yamujyana kwa muganga naho ibindi byose wenda umuntu yabimenya nyuma ariko igihe uzari ubutabazi umuntu yabashije kumukorera bwa mbere bw'ibanze. so dushaka uburyo tumujyana kwa muganga rero ubwo ibindi byose tugenda tubibagezaho umunsi ku munsi. Imana barinde.